Yes, reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze wahisemo kudukurikira by'umwihariko wowe amaze gukanda subscribe ku Ibendera TV. Ndizera yuko umeze neza, nkizera ko ukomeje kugira ibihe byiza, ukomeje kugira impagarike n'ubugingo udukurikira. Turi ku munsi wo kuwa mbere n'itariki ya 7 Mata umwaka ni 2025, aho tuje kugenda tugaruka ku makuru atandukanye ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko tujya ku mirongo yo ku rugamba tukareba aho urugamba rugeze, tukareba ibyiriwe bivugwa, tukareba amakuru yose atandukanye by'umwihariko arebana n'urugamba umutwe wa Imyanzuro ukomeje kurwanamo n'igisirikare cya leta gifatanije n'ihuriro ryacyo, harimo abasirikare ba FARDC ba leta, hakabamo aba FDLR, hakabamo abasirikare b'u Burundi, ariko kandi hakanabamo abasirikare b'indi mitwe nka Wazalendo ndetse n'abandi basirikare b'Ababiligi baje gutanga umusada. Ntabwo nibagiwe n'abasirikare cyangwa se abacancuro cyangwa se abahoze ari inkeragutabara z'abanyaromaniya, nabo barimo barifatanya n'igisirikare cya Kongo mu guhangana na Imyanzuro. Hauti n'ayo makuru mashyashya rero nkuzaniye byiye kubyerekeranye n'uru rugamba, ndakubwira inkuru itangaje. Ni inkuru yo gukubwira mbizi yuko abenshi muri mwe mushobora kuza gushimishwa nayo, abandi ariko ikabababaza. Uti bimeze bite? Biravuga yuko rero leta ya FARDC ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine ngo yaba yarinje mu biganiro bucece n'uyu mutwe wa Imyanzuro mu ibanga rikomeye cyane, gusa abantu babirebera inyuma bo bakaba batazi n'iki nyine kijya mbere, bakaba nta makuru bafiteho. Ariyo mpamvu dukomeje kubona udushya tumwe na tumwe, tubona Imyanzuro isohoka mu duce dutandukanye nk'uko yagiye bikora muri Warikare, ikabikora no mu tundi duce, tukagira ngo ni ibindi bindi, tukagira ngo ni ubushake bwayo, ariko buranga ibiganiro bishobora kuba birimbanije. Turagenda tugaruka rero ku gibice byaganiriweho kuko ibiganiro byo byaramaze kugenda bitangira. Turagaruka ku byo impande zombi zikomeje kugenda zemeranywa, ibyo bemeranijweho byose turabigarukaho muri aya makuru gatanu kuri gatanu, ngenda ngusobanura niki kijya mbere hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa Imyanzuro. Ese ko bivuga yuko habagiye kuzaho Repubulika nshya ya Kivu, muyakire mute? Murabyumva mute? Jya muri comment utangire wandike, byose ndaza kugenda mbikubwira byose n'ibindi barimo baragenda baganiraho, bashobora kwemeranyaho isaha n'isaha hatagize igihinduka, bagomba kuba babyemeza, dore ko inama yo imaze iminsi myinshi cyane. Ndaza kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'undi niho ndi bukomeze kuba, maze ngutembereze manuke mu ntara ya Tanganyika, mubwire ko umudepite ari kwamagana uko FARDC ikomeje gutoteza abaturage bo mu ntara ya Tanganyika. Ubwo ndaza kugenda nkubwira ntise uwo mudepite ninde, ikimundi reka nkubwire izina rye, bamwita Frederic Kabunda, ariko ndaza kugenda nkubwira ibyo ari gushingiraho n'uburyo cyari kwamagana mu uyu mutwe wa FARDC n'ibikorwa uyu mutwe ukomeje kugenda ukora. FARDC utumva mvuga ngo ni umutwe ngugire ngo nibeshye, ndabizi neza yuko ari igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nuko ibikorwa ikiri kurerwa nyine iki gisirikare byose byakorwa n'umutwe w'iterabwoba. Ari mpamvu ndi kunyuzamo nkakubwira yuko ari umutwe kandi ntayobewe yuko ari igisirikare. Ntabwo ari ibyo gusa kandi ndaza kukubwira yuko abatari bake muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Kinshasa mu murwa mukuru, bamaze kugenda bicwa n'umwuzure ndetse n'imyuzure yibasiye iki gihugu. Nakubwiraga ku munsi w'ejo, aho nakubwiraga yuko ibiraro byamaze kuba bifungwa, abari mu bugenzi bari mu muhanda babuze uko bataha, ndetse imodoka zikaba zuzuye mu muhanda kubera yuko imyuzure yagiye yuzura umuhanda y'Kinshasa igiye itandukanye. Ibyo byose rero nibyo ugomba kugenda umenya muri aya makuru, usabwa kutagenda uhindura ngo uvaneho. Niko kandi ndi bukubwire update ku Babiligi, abasirikare b'Ababiligi ese bimihagaze bite, ko tudaheruka kumva inkuru zibaturukaho, bimeze bite ku basirikare b'Ababiligi? Byose ndaza kugenda nkubwira update ku basirikare b'Ababiligi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese bivuga yuko baba barashize nibyo, nese bihagaze bite? Koko barashize, barapfuye, barashize bose ku buryo nta kirimo, nta usigayemo nyine, cyangwa ni amagambo? Ese niki bari gupanga? Dushonje duhishiwe iki? Ese ibi biganiro bivuga byaba byarabaye, byaba byaratumye aba Babiligi bahita basubizwa mu Babiligi gitaraganya?
byose ndaza kugenda mbikubwira. Rero nakubwira kuri proje ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje ibiganiro nabyo bikomeye cyane, aho igomba kuba isinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajya bitoreza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bakanatozwa n'abanyamerika n'abasirikare ba Amerika nyine bagatorezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose ndaza kugenda nkubwira ku by'iyi proje, nkubwire ibyo Trump atari kumvikanaho na Tshisekedi, byose ni muri aya makuru. Hagati aho reka nizere yuko mumeze neza, nizere ko mwamaze gukanda subscribe mwese, nizere yuko mwamaze kugera muri comment, mwatangiye kwandika, murabigize ubutumwa bwanyu nibwo tuba turebaho cyane kugira ngo tujye tumenya amakuru tugenda tubategurira 5 kuri 5. Gusa nawe utarakanda subscribe, nyaruka ibintu biroroshye, jya hasi ukande subscribe, ariko kandi wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo nkirekura video nkikanda ku kantu ka publish, nkitangira kwicara muri studio nkitereka imbere ya mikoro, nawe video igiba yahise ikugeraho uyibone uri wa mbere, apana kuza ubarirwa inkuru kandi nawe ufite ubushobozi bwo kuba wayiboneye. Ubwo rero mwumve ko mwahawe ikaze ku Ibendera TV, nanjye ubwo ndaje mu kanya gato cyane mpita ntangira aya makuru agezweho nyuma yako kananga. Ikaze mu makuru ku Ibendera TV rero mu buryo burambuye, aho nkuko nari maze kubikubwira ngiye kugenda nyahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwibubwire kuri iki kibazo gikomeje kwibazwa n'abantu benshi. Ese koko nibyo Alliance Fleuve Congo ifite mu Ventura ndetse na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba byarinje mu biganiro bucece? Reka nkubwire rero ko abagize umutwe wa M23 ndetse n'abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ibanga ngo baba baratangiye ibiganiro bigamije gushaka igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke kimaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu, nubwo twagiye tubona kenshi by'umwihariko binyuze mu mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atangaza yuko ngo batiteguye kuba bajya mu biganiro n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23, ariko ngo biravugwa yuko ibiganiro byaba birimbanije ndetse ibiganiro ngo bigeze kure, ari nako gahinge dukomeje kugenda tubona muri iyi minsi. Amakuru rero yashyizwe hanze n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters anavuga ko ibi biganiro ngo byabereye i Doha muri Qatar mu cyumweru gishize, bikaba byari ibiganiro bya mbere impande zombi zigiranye kuva M23 yakubura imirwano, bivuga ko byabaye mu ibanga rikomeye cyane biturutse ku kuba n'ubundi FRDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yarakunze gutangaza kenshi ko nta gahunda ifite yo kujya mu biganiro, bikavuga rero ko byaba byarabereye mu mutuzo cyangwa se bikaba mu ibanga rikomeye cyane ku buryo utari ubyicayemo ngo byagorana ko wamusangana aya makuru, by'umwihariko nguretse abari bagiyeyo abandi nabo ngo nta makuru bagiye bafite yabyo. Byari biteganijwe ko kandi M23 ndetse na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba guhurira i Doha muri iki cyumweru, by'umwihariko ku munsi wo kuwa gatatu tariki ya 9 Mata 2025, bakaba aribwo bahurira mu biganiro by'amahoro cyangwa se mu biganiro byo kureba uburyo ki intambara yahagarara ndetse bagakemura ikibazo bakoresheje uburyo bwa politiki. Gusa impande zombi zasanze ari na ngombwa ko zihura mbere y'iyi tariki, ariko bitabujije ko n'ibi biganiro bindi nabyo bigomba kuzaba hariko bagenda bareba cyangwa se bareba ku byo baganire, bareba niba byaratangiye kugeraho cyangwa se niba hari umusaruro bitangiye kugeraho, kugira ngo bamenye ibyo bagenda bongeraho mu bindi biganiro bagomba kuba bagirana ku munsi wo kuwa gatatu. Watanze aya makuru ariko ntiyifuje ko amazina ye ajya hanze, ariko n'umuntu w'imbere cyane muri ibi biganiro wabashije kubyitabira yavuze ko rero ibi biganiro ngo byagenze neza ndetse biba imbarutso y'icyemezo M23 yarutse gufata cyo kuva mu mujyi wa Walikale yari imaze igihe gito ifashe mu kwerekana ko ifite ubushake, aho yatangaje ku mugaragaro ko isohotse muri Walikale nyuma yuko yari imaze kugenda yigarura Walikale, isohokamo nta ntambara, nta bitutsi, nta kintu na kimwe kibayeho, y'ubwayo irabyuka mu gitondo isohokamo ari
ariko kandi gisohokamo yabisikanye n'abasirikare ba FARDC binjiramo nta ntambara na ntoya ibayemo, bigaragara yuko ari ibintu byari byumvikanweho. Iyi ntambwe rero y'ibiganiro ikaba itewe nyuma y'igihe gito Qatar ifashe icyemezo cyo kuba umuhuza mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku wa 18 kandi muri ku kwezi kwa Werurwe nibwo emiri wa Qatar ni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nyine bahurira mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi, aho byari byarakunzwe gutangazwa na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ko nta hantu azigera ahurira mu biganiro cyangwa se ku meza amwe na perezida Paul Kagame, ugereka igihe bombi bazaba bahuriye mu ijuru Tshisekedi yapfuye, ariko ibiba biherenzeho nyine tubona ku itariki ya 18 Werurwe bahuriye muri Qatar bari kumwe na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ibi biganiro rero byakurikiwe n'uruzinduko abahagarariye M23 barimo umuyobozi mu bya politiki wa Bertrand Bisimwa ndetse ari kumwe na Colonel Nzenze Iman John ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare bagiriye muri Qatar. Icyo gihe kandi leta ya Qatar yanaganirije abahagarariye M23 ndetse bayisobanura impamvu yatumye bafata intwaro ndetse bibubura imirwano n'icyo bifuza kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibirambuye mu biganiro babgiranye ntibyagiye hanze kuko impande zombi zumvikanye ko bigomba kuba ibanga hagati y'aba bombi nyine ngo bitagomba kuba bijya hanze. Nibyo rero bagendaga bumvikana hagati y'aba bombi. Gusa icyo gihe kandi intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zahuriye muri Qatar ndetse ziganira ku makimbirane ari hagati y'impande zombi kuva mu mwaka wa 2022, amakimbirane ashingiye hanini ku rugamba rwa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yavuye ku izima ndetse yemera kugira ibiganiro na M23 iri mu ihuriro Alliance Fleuve Congo, nyuma yaho uyu mutwe ukoresheje cyangwa se wari ukomeje kwigarura ibice byinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu byashoboraga ko cyangwa se byashokaga ko mu gihe cya vuba uyu mutwe washombaga kuba nyine ugera no muri Kinshasa ukaba wanahirika ubutegetsi. Reka nkomeze nkubwire yuko umwuzure cyangwa se imwuzure ukomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze gutangaza ko abantu 33 aribo byamenyekanye ko bahitanwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaguye mu mujyi wa Kinshasa. N'imvura rero yaguye mu mpera z'icyumweru gishizeho Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abantu 33 aribo byamenyekanye ko bamaze gupfa mu gihe abandi 46 bajyanywe kwa muganga. Imyuzure kandi yashenye inzu nyinshi z'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye ku buryo urujya n'uruza mu bice byinshi by'umujyi wa Kinshasa rwamaze amasaha menshi rwahagaze. Imibare rero ikaba ikomeje kwiyongera. Nkuko rero nari nabikubwiye, reka nkubwire kuri iyi nkuru gato y'uyu mudepite wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wamagana itoteza abaturage bo mu ntara ya Tanganyika bakorerwa. Depite wo mu ntara ya Tanganyika Frederic Kabunda yamaganye ukuntu abasirikare ba FARDC bajujubye abaturage ku muhanda wa Kirungu Kasenga muri teritwari ya Moba. Anavuga ko abasirikare ba FARDC bashinzwe bariyeri cyangwa se bazishinze kuri uyu muhanda kandi bagasaba amafaranga buri muntu witambukira. Uyu mudepite anashimangira ko bariyeri 3 zashinzwe n'abasirikare ikarongo Kinsuri ndetse na Kakera nkuko yabivuze, ngo buri mugenzi utwara moto ahitirwa cyangwa se yishyurwa amafaranga 2,000 y'amanyekongo, ku igare akishyurwa 1,000 y'amanyekongo, naho ugenda n'amaguru agatanga 500 y'amanyekongo. Yerekana ko umuntu wese wanze kwishyura akorerwa ihohoterwa ku mubiri. Kuri iyi ngingo kandi anavuga ku kibazo cy'umunyeshuri wahohotewe nk'uko ubuhamya bwe bubitangaza. Umuyobozi wa teritwari ya Moba Victor Komfka ashyigikira ishingwa cyangwa se ikirwa ry'izo bariyeri, akavuga ko zifasha kugenzura mu rwego rwo kurinda abaturage imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka karere nyine. Icyakora kandi kubijyanye n'ibikorwa bivuga byo gutoteza abaturage bya gisirikare, Komfka yemeza ko yavuganye na komanda wa FARDC muri Moba kugira ngo ibyo bikorwa bibe byagana ku musozo cyangwa se bibe birangira. Nshuti bakunzi bacu rero munyemerere
ngane ku musozo yaragezweho bashimira uryo kitwabanye by'umwihariko we twatangiranye kugeza kuri aka kanya tukiri kumwe mubwira nti ciao ciao ukomeze ugire ibihe byiza nkwibutsa gukanda subscribe ujye muri comment wandike kugira ngo tujye tubana kenshi makuru agiye agezweho tugenda tubategura ni ku Ibendera TV ndagaruka mu yandi makuru araza kubagezweho.